iyi minsi bwiza Imana ukuri, ibintu ubona bibangamye bwiza Imana ukuri, ibintu ubona buri igisubizo bwiza Imana ukuri. Imana ifite igisubizo. Haleluya. Turabasuhuje mwebwe mukomeje kudukurikirana kuri Mukakarangwa TV. Ikaze uyu munsi tugarutse kubagezaho ijambo ry'Imana. Muze kurikurikirana kandi mwibuka gukora subscribe, mutera na comment ndetse mukore na share kugira ngo ibikorwa byacu bibashe kwaguka. Uyu munsi rero tugiye kwakira Bishop Mukakarangwa. Muze kumukurikirana ku ijambo yaduteguriye. Murakoze cyane, reka tumwakire. Turabashuhuje abadukurikiye, yaba abo mu Rwanda, yaba abo hanze y'igihugu, abantu bose batwikunda cyangwa abantu bose badukurikira, turabakiriye kandi turanabashuhuje, turabakunda. Imana ibaha umugisha. Tugarutse dufite ijambo ryiza ry'Imana ryo kongera kubabwira. Reka dutangire dusenga Imana. Turakubashye Yesu, twarakubonye. Haleluya. Uri Imana y'amahoro, uri inshuti nziza. Turagushimiye kuko utegereje Aburahamu ukamukunda, ukamutoranya, akakubera inshuti nawe ukamubera inshuti. Kandi turagushimiye kuko wasezeranye nawe ibyo wamubwiye ukabisohoza. Ngo bana natwe tugukurikiye, turifuza ko hari ibyacu wasohoza, turifuza ko hari icyo wadukorera, turifuza ko umuntu wese agukeneye yakubona, turifuza ko umuntu wese wamubera Imana, turifuza ko umuntu wese wamwiyereka. Tuguhaye ikaze mu byacu, tugushimira ibyo umaze iminsi ukora. Wagiye uhagarika iki cyorezo, wagiye urengera abana ku mashuri, wagiye ufasha abarwayi barakira. Hari ibyo wakoze twibutse, turagushimiye. Komeza rero tubere Imana kandi ukomeze kutuba hafi, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amen. Aburahamu ni wese wabizera, natwe tugume mu kwizera. Aburahamu ni wese wabizera, natwe tugume mu kwizera. Intambara nyinshi n'imiraba myinshi bituma duhubangana, tugateraganwa, tugatakwizera, ariko Imana turi hafi, ariko Imana turi hafi. Witerwa ubwoba n'ibyo ubona byose, shika mugume mu masezerano. Witerwa ubwoba n'ibyo ubona byose, shika mugume mu masezerano, shika mugume mu masezerano, shika mugume mu masezerano, shika mugume mu masezerano, shika mugume mu masezerano. Haleluya. Turirimbye muri uvuga ngo Aburahamu ni we se wabizera. Reka tusome rero ijambo ry'Imana dusanga hano mu Itangiriro. Haleluya. Turasoma mu Itangiriro ibice 15. Turasoma kuva ku murongo wa mbere, dusome mu izina rya Yesu. Aburahamu yizera Uwiteka musezeranya isezerano. Hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu mu iyerekwa riti,
Aburahamu witinya, ni jye ngabigukingira, uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Aburahamu aramubaza ati, Mwami Uwiteka, uzagororera iki? Uzangororera iki ko ngenda ndi incike, kandi uzazungura urugo rwanjye ari Eliyezeri umunyadamasiko? Ati, dore nta rubyaro wampaye, kandi wavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri we riti, uwo si we uzaragwa ibyawe, ahubwo uzagukomoka ku rukiryi rwawe niwe uzabiragwa. Aramusohokana aramubwira ati, rarama urebe ijuru, ubare inyenyeri, nimba wabasha kuzibara. Ati, urubyaro rwawe niko ruzangana. Nuko yizera Uwiteka, abimuhwaniriza no gukiranuka. Amina, amina. Dusomye amagambo akomeye. Narinzanye, twabonye mu kindi kiganiro amasezerano y'abantu asanzwe, ariko ubu narinzanye amasezerano y'Imana n'umuntu. Haleluya. Hari ukuntu Imana ijya yitegereza, ikakwitegereza, ikagusezeranya amasezerano, ariko kuba yagusezeranya si uko ikwanga, ahubwo iba yagutoranije kubona ko aya masezerano agukwiriye cyangwa kuzayakora. Ariko mu by'ukuri Imana itoranya Aburahamu, hari hariyo n'abandi bapapa, hari hariyo n'abandi bamama, hari hariyo n'abandi basore, ariko Imana yitegereza gukiranuka kwa Aburahamu, irangije iramutoranya. Haleluya. Imaze kumutoranya iramubwira ngo, yewe Aburahamu we, sohoka nkwereke. Haleluya. Iramubwira ngo, warebye ngo kiriya gihugu ni wowe nzagiha. Aburahamu areba amasezerano Imana iri kumuha. Imana iramubwira ngo, kiriya gihugu nzakiguha. Haleluya. Nzakiguha wowe wenyine ukibemo. Iramubwira ngo, reba uko kingana, ntabwo wagiheza, ntabwo wabona aho kiva, ntiwabona aho kirangiriye, ariko kuko nakurebye nkareba kwizera kwawe, guhaye icyo gihugu. Haleluya. Nuko Aburahamu arangije abwira Uwiteka ati, ese kuba wampa kiriya gihugu byamarira iki ntafite umuntu uzabiragwa? Haleluya. Niba Imana iguhaye amasezerano, yibaze ngo mbese uyampaye bizagenda gute, byavuye kuki, bizagenda gute, hanyuma ubane n'Imana neza ibashe kugusobanurira. Hari ukuntu Imana yakoreka agace gato karekeraho, ariko iyo ukomeje kuba imbere y'Imana byose iragusobanurira. Nuko ngarangije, Imana yumva agahinda Aburahamu afite. Muri iyi minsi hari agahinda ufite, muri iyi minsi hari ibintu ubona bitari kwemera, muri iyi minsi hari ibintu ubona bigufungiye amayira, hari ibintu ubona byatwikiriye ibyawe, ariko ndagira ngo ubwire Imana aka kanya bitwikurure. Aburahamu yasutse amaganya, asuka umubabaro imbere y'Imana, arayibwira ngo, niyo wampa kiriya gihugu kingana kuriya, ukanyereka izo nyenyeri, ukambwira ko urubyaro. Haleluya. Imana ishimwe. Ariko aravuga ngo, njyewe ntabwo mfite wo kumfasha, simfite wo kubisigira. Ni nk'aho Aburahamu ari kubwira Imana ati, nushaka iki gihugu cyihorere, kuko nafite umuntu uzagisigarana, kandi nanjye ndashaje. Nuko Uwiteka arangije kumva uko Aburahamu abwije Imana ukuri. Iyi minsi bwiza Imana ukuri, ibintu ubona bibangamye bwiza Imana ukuri, ibintu ubona buri igisubizo bwiza Imana ukuri. Imana ifite igisubizo. Haleluya. Nuko ngarangije, Imana ibwira Aburahamu ati, hoya, ntabwo ari uriya w'Idamasiko uzaragwa ibyawe, ahubwo uzaragwa n'uzakomoka ku rukiryi rwawe. Bivuze ngo uzaragwa n'uzava mu nda yawe, cyangwa uzava kuri wowe. Haleluya. Nuko Aburahamu, Imana iramubwira ngo, sohoka nkwereke. Uyu mwanya Imana ni gusohora ikwereka aho biri gupfira. Uyu mwanya Imana ni sohoka ikwereka aho ibyawe biri. Uyu mwanya Imana ni gusohore. Haleluya. Ikwereke, ikwereke, ikwereke. Haleluya, haleluya. Hanyuma ngarangije, Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro.
icyubahiro. Imana iramubwira ngo warebye ngo izi nyenyeri uko zingana ko niko nzaguha urubyaro. Mu by'ukuri niba hari igihugu gikize, niba hari igihugu kirimo urubyaro rukomoka kuri Aburahamu, icyo gihugu cya mbere, kuko n'abayakobo bose muzi ko bagenda baturuka hose kuri Aburahamu. Imana ishimwe. Nta hose hari imirwano muzi ko ari muri icyo gihugu cy'iwabo. Nta Ishimayeli muramuzi ko ari uri muri kiriya gihugu kirwana cyane, kuko bakomoka kuri Ishimayeli. Haleluya. Imana ishimwe. Kandi muzi ko Ishimayeli yaturutse kuri Aburahamu. Imana ihabwa icyubahiro. Rero uhereye aka kanya Imana ntabwo ibeshya. Imana yavuganye na Aburahamu irabisohoza. Imana yavuganye na Aburahamu bigenda neza. Imana irabikora, imuha umwana nk'uko yabimubwiye ngo izamuha umwana uvuye ku rukiryi rwe. Imuha umwana. Imana yamugiriye neza. Haleluya. Iyi Mana yasubije Aburahamu ikareba kwizera yari yizeye, ifite ibihembo byo kugusubiza nawe. Iyi Mana yarebye Aburahamu ikumva amaganya ye, ikareba uburyo ari kuyibwira ngo nubwo wama sifite wabisigarana. Imana iguhereza uzasigarana ibyawe mu izina rya Yesu. Imana iguhereza aho kuruhukira mu izina rya Yesu. Imana ikurebe neza. Imana ikwishimire. Imana ibe mu ruhande rwawe. Imana niyamamare. Imana nikuzamure. Imana nigukomeze. Imana niguhindurira amateka. Ndagira ngo abantu bankurikiye muze dusengere mu jambo rivuga ngo Imana iduhindurira amateka. Haleluya. Aburahamu Imana ihindura amateka. Waringumba arabyara. Haleluya. Kuko Imana yabivuze. Iyi Imana ivuze biraba. Iyi Imana yasezeranyije umuntu irasohoza. Abantu niba bajya nyine babyibagirwa, ariko no, ntabwo Imana yakijya yibagirwa. Haleluya. Mbese ufite icyifuzo? Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Mbese urumva ari cyo ikuyemo? Ndagira ngo dusome n'irindi jambo dusanga mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2. Kumva uburyo Imana itajya ibeshya, kumva uburyo isezeranije isohoza. Wizere ko ibyakubwiye nawe uzabikora. Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 1 n'uwa 2 haranditse ngo uko Umwuka Wera yamanukiye intumwa umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo. Amina. Haleluya. Yesu nawe yari kumwe n'intumwa arangije arazisezeranya. Yarabonye ko igihe cyo gutandukana nawe kigeze, aravuga ati ese ko nabamenyereje ijambo, nkabamenyereza gukora ibitangaza hagati yabo, nkabamenyereza kubaganiriza ntibagire irungu, nkabamenyereza kugendana nabo, nkabamenyereza kubabwira ibyenda kubaho, none barasigarana nandi. Aritegereza arababwira, arabakoranya arababwira ngo njye nenda gusubira kwa data, nenda gusubirayo, ngo ariko ningerayo. Haleluya. Nzaboherereza Umwuka Wera. Uwo Mwuka Wera azaba umufasha, azajya yenda ku bya data ababwira ibyenda kubaho, kandi azajya banihira umuntu w'Umwuka Wera uvuga ngo Aba Data. Haleluya. Nuko Yesu abibwira intumwa, ariko amaze kugenda ikintu yakoze nk'uko twavuga ngo umuntu aba ari mu kiriyo, ikiriyo cyabaye. Haleluya. Ikiriyo cyo bagiye mu kiriyo cya Yesu, bari bikingiranye mu nzu ngo bafite ubwoba. Haleluya. Uhora ubyumva kenshi, ariko intego mfite nivuga ko Imana itabeshya. Haleluya. Ngo baragenda barikingirana kuko bari bafite ubwoba ko bashobora kubashaka, bari bafite ubwoba ko bashobora kubajyana nabo, kuko umwami wabo yari yabakuwemo. Kwa kundi ujya ubona inzira zifunganye. Haleluya. Nuko ngo barangije ngo barikingirana bahuza umutima. Imana ishimwe. Nujya gusaba Imana uzajya ubanza umutima werekeze ku Mana. Haleluya. Hanyuma n'uwo mwanya uvuge ati ndagufashe ngiye gusenga, ariko Imana nyereka, ariko Imana inkorera, etc. Haleluya. Nuko arangije. Haleluya. Arangije Umwuka Wera Yesu aravuga ati hari icyo navuganye n'intumwa. Ahita afata Umwuka Wera arawohereza. Turasomye ngo bose bari bicaye hamwe kandi ngo bari bahujije umutima. Umwuka Wera abageramo ngo amanuka ameze nk'umuriri, amanuka ameze nk'umuyaga uhuha cyane. Haleluya. Bakira Umwuka Wera kuko Yesu yari yawubasezeranije.
wowe wasezeranijwe n'umuntu ntabwo nkubwiye 100%, okay? Ariko wowe wasezeranijwe n'Imana, iby'Imana yavuze izabikora kuko atari umuntu ngo ibeshye. Haleluya. Reka dukomeze kandi dusenga Imana idukomereza amaboko, kwizera kwacu natwe kutugereho. Imana nihabwe icyubahiro. Waba udukurikiye, reka dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu turakunezererewe cyane kuko uri Imana y'inyembaraga. Turakunezererewe cyane kuko uri Imana ivuga igaswiwe n'umuntu ntago yabikoze, ariko harimo n'ababikora, ariko abenshi abatabikora nibo benshi. Hereye aka kanya dusomye ijambo rivuga ngo wowe witegereje Aburahamu, pidone sagre foto amen glorifant my God. Uritegereza, haleluya, ubona ko Aburahamu ukuye kumuha igihugu, urangije kukimuha arakubwira ngo ntago mfite uzagisigarana, urangije uramubwira ngo hari uzagisigarana umuturutseho. Ko niko wabikoze, waramutanze. Imana yavuganye na Aburahamu, wavugana natwe, wavugana n'umurwayi uri kuri uyu murongo, wavugana n'ufite ibibazo uri kuri uyu murongo, watanga inzira kudafite inzira, wakura imisozi ku bantu bafite imisozi hakaboneka ibibaya, wacizira mu kidaturwa. Dadi, turaguhamagaye kugira ngo uze kandi kugira ngo wururuke bana n'ubuzima bw'umuntu wese ukwizeye, kandi uhindura amateka ubaka yandi. Urakoze, urakarama, tugushimiye ko byumvise kandi tugushimiye ko ubikoze, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa, amen.